sheri nabaho nta mugore nkawe we Sheri Ako bitabyawe wahise kunyisha telefone yanjye nayiraje he ayo wamaye mbega ibitotsi jya kundebera isaha zigeze nigere ku kazi njye murebera isaha ayo wamaye gira vuba vuba mbega igitotsi telefone yanjye nayiraje hera yewe saa 12 n'igice zirageze ndakererwa ku kazi we Sheri wanditse wa mugabo unshaka byuka untekera icyayi ntacyo neza niko mvuze ntacyo neza reka nze none ndakwereka mu kanya genda mutekera icyayi ubundi byuke ngo ntacyo maze zureba ibyo utangiye kuyigira uzambona nzakubona uca sinkure ko nagukuye iwanyu kabone ushaka kubona agasuzuguro ushaka kukarenza umuntu wakoye inka zingana urahira abo uzahera iwanyu kagende reba uburyo nakwikarabira nigire ku kazi sawa sawa usigarana uyu mugabo wundi amariye iki koko kwirirwa ntesha umutwe ngo ngwino byuka nkutekere icyayi ndamwiyama nze ngende ndabona saa moya zigeze njye ku kazi Sheri rero umunsi mwiza ngiye ku kazi bayi sawa sawa urakoze bihute genda sawa noneho se ndi kubona nakerewe ku kazira uwo moto ndayibona ndayibona reka ndebe nimero z'umumotari untwara ngiye ku kazi umwana yanjye abagore twararushya koko kigaba buri munsi kibyuka ngiye mu kazi n'icyazi kuvuga gusa ubundi ubugabo bwe bubaheye ndanamwiyamye ariko ndaza kumukosora shaho noneho moto ndazibona ra Galaxy muraho neza rwaka mumeze mutese turaho buhoro buhoro aje ubu ugiye kuri ka kazi kawe ngiye kuri ka kazi ndabona habura nk'iminota 45 Imana zarabahaye cyane kazi kanyu se shaka ko gahora kinjiza ariko reka nkubwire muri iyi nkoni hirigi nanjye nimvuye kuzana inyanya hano ndeba se waruvuye guhaha inyanya kuri ka gasoko ko mbona hari hepfo inyanya wacu zarabuze ayiwe uzajye mwihanga ariko rero buretse nkubwire yego ufite amakuru mbwira nko mu minota mike cyane kugira ngo haze gukererwa tuje nkakubwira amakuru aho mbwira nta kibazo dore amakuru mfite njyewe naritegereje iwawe yego uko ugenda buri munsi ugaruka kagira inkuru njye narabibonye iwawe mu rugo hariyo hari ikigabo kihazimaje kugenda kigahita cinjiramo reka nkubwize ukuri ariko ubundi kwego ubutafite umwanya ukabukorera amafaranga waretse tukazakigucungira tukakigufatira twamara kugifata tukagishyira mu buyobozi shaka reka nkubwire rero rwaka buriya uzi ikintu nzakora nzashira abantu bazajya bancungira niba mfatira wa mugabo nzabahemba cyane waretse tukamugucungira tukamugufatira oya reka nkwereke none urabizi nzabyicungira nzabyikorera uzicungira cyane rwose uzicungira ngaho ko ndakererwa ku kazi wana mbonye umumotari waje ukantwara yewe yego muraho neza cyane amakuru hari bintari none rero ngiye ku kazi hehe ni ukuvuga ngo urabona cya kigo kiri pingi cya Rwakabanda ni ukuvuga ngo niyo ngiye gukorera ariko nta burebe iki none urampa ngahe ni ukuvuga ngo hari amafaranga buke nka bwabuntu umaze iminsi umpa amafaranga yose ni amafaranga reka nkubwire none ndarinza
naguhaga 500 ariko ndaguha 700 sibyo uragira 800 800 ntacyo kubera ko ndi kubona amasaha agiye kugera nta kibazo rwose ndayaguha ikibazo ufite agafuka agatambaro ko mu mutwe ibyo ni ibisanzwe turabimenyereye ndagafite dore ngaka nze rwose kiremo twigendere nta kibazo ntugire ikibazo maze iminsi umpenda kandi hari abantu babonye ihangane mushuti humura zakugurira n'akantu humura si byose sawa sawa mana yanjye uyu mugabo umaze iminsi anesha umutwe ambwira ngo araje ngo arananiwe yibagiwe inshingano z'umugabo reka nze mwereke kwanza reka nanihamagare wa mutipe wanjye ujye unkorera umuti kwanza maze tube tuvuganaho ati allo jeri umeze ute ni amahoro okay nese ko nagushakaga hano ufite umwanya ryari sha wambabariye kaza sha ndagukumbuye umva cya kigabo cyagiye mbabarira ngo cyagiye mu kazira ukambwira umushenzi shangaho ngwino rero tugire ibyo twikorera sawa hagarara hari imfunguzo za biro nibagiwe uranyongera mbi rero amafaranga se nta kibazo kirimo rwose cyana none ihora kirahamagaye adakingurwa ni amahoro yewe nahageze kingura nahageze reka ninjire mbega wowe iminsi myinshi nari ngukumbuye cyane ariko mana shanga tugere twicare tugire nk'umu n'umugabo watadusanga ariko uriya mugabo wabona atanafite n'umuntu reka ikigo kizana umugabo we wabona nkadusanze umugabo wahita ububona none se amakuru amakuru ari meza cyane shana nakwikumbuye nanjye ni uko pe mbega wowe sawa murakoze mutari rwose nahageze uranyereza kandi wampaye ubusa rwose ihangane ariko ihangane sibyo gira vuba vuba tugenda sawa sawa nuko uranyongera ndi nyine Sheri wakinguye nkareba imfunguzo nibagiwe Sheri nabaho nta mugore nkawe we umugabo mwiza sheri wakoze sheri njye ndigendeye pe umva sheri wigira ubwoba tubigenze gute tubigenze imbaraga si ubundi buriya hashaye imbaraga iki ntabwo uzi ko ari hari ahanze aramaze baramutse yagira atese uriya mugabo ntabwo uzi ese ko ubundi yagira atese yawe uko byagushoboka ariko si ubundi buriya wa mugani kaze turaje duhanganisha buriya nta kanambare vuba kanambare vuba kariya kagaheze tubonane umuntu ndabigenza gute we baranyishe Nibiki se ndi kumvamo hano niko ndimbona sibi nimureka turebe yababawe umugabo yishe undi mwaka byarama
yaba nyir'ijuru we ni ibiki si ibi twavugaga ibintu byo twavugaga bari bahari baje tubona ari kumukubanga bazamukubita ahangaha tubona avuye amaraso mu kanwa yesu we umva ndabwire rero uyu mugabo ikintu azize mwa bantu mwe b'Imana umva mada uyu mugabo naramubwiye ntiwe haza umuntu agomeza kubicira inyeri avuga ngo azicungira dore nzicungira nibyo bimukozeho ubu ntapfuye arapfuye kandi yikozeho dore umugore azuze umugore ikintu azize ni ukuvuga ngo azicungira twabimubwiye ushobora gusa nta kindi yanze Imana azize umugore usohora iki nishobe niko iyo nduru yose ni ibiki umva wa mugore uratubaza reba niko umugabo ntabwo apfuye ariko uri umugore tukureba tukajya ku mugore muzima kandi uri umugore mubi reba ukuntu umugabo apfuye yishwe n'umusambanye wawe uriya si umugabo nanjye yamfashe ku ngufu ubwo nawe tuvuga ngo yagufashe ku ngufu nose ntabwo ari umugabo uragaragaye we umugabo wawe akubarweho